Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese nukwera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 10 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 9 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe witutsinda ikintu ubusabwa, nukubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo rero ujye tukibonera ku gihe, mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi hasa umukara nditse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose kizeho kiba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba ari amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bira bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizami ugira ahita ubibonera ku gihe. Kwibutsa ko ushaka kode uratwandika cyangwa uduhamagara kuri 078 935 16 tugufasha wakubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Tubwira karere itariki ushaka n'isaha ushaka tukabigufashamo. Ukeneye kwiga uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, uratwandikira kuri 078 935 tukagwigisha mu buryo bwa online. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tuyafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze kwanda subscribe hasi. Reka dutaye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere ni cyo ku cyapa kirabaza ngo icyapa gisobanura iki. Video y'amoko atari ibyapa byo ku mihanda nariye bakoreye iteguye neza. Sura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo nujye ugera ku bibazo byerekeye ku byapa bye kujya bikugora. Iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza. Araho isangano rifite ishusho ya ta, bega ngo inzira idakomeza. Sega ngo aho batelefonera mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo a ikaba atari iso cy'ukuri, b ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igiso cyanyacyo nicyo kuri de biba bishatse kuvuga. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Kino cyapa gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kikwereka ko umuhanda giteyeho mu ntangira udakomeza. Hari igihe bakibajije mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo ese icyapa kivuga ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza kirangwa no kuba gifite ibirango by'amabara sati. Biriya birango uriko nako bafite amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Niba ramuka bakikoje mu buryo bw'amagambo uzahite ugikora. Niba kibaza mu kizami urakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora. Ni ingenzi rero ko wakanda subscribe aho hasi hasi umukara ndetse subscribe ukakanda kugira ngo kizami cyose kiza ujye tukibonera ku gihe. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yahora yaka igihe cyose, hari igihe kigera bakayazimya. Ese ni mu bihe bihe? Arangu iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20, bega ngo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Sega ngo yari mu nsisiro, dega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame bashatse kuvuga ngo a ni igiso cy'ukuri, b ni igiso cy'ukuri, ndetse na c ikaba ari igisubizo cyanyacyo. None hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni b. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi kubera iki? Kubera ko urumuri rw'ikinyabiziga cyawe rushobora gutuma undi muyobozi atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Rero iyo ikinyabiziga cyawe kigiye kubisikana n'ibindi ugomba guhita uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ariko hari igihe uzabona bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri.
hara kuri A nibashyiraho ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 200 bagashyiraho ngo muri metero 200 mu kimbo cyo gushyiraho metero 20, A na B bizaba ari ibisubizo by'ukuri. Hari abari bashyizeho metero 20, niyo mpamvu duhisemo B gusa. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bashyizeho ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 200, urahita uhitamo ko A na B biraba ari ibisubizo byanyabyo. Murabizi hano dukosora ikizamini kimwe ariko turi no kwiga n'ibibazo bishamikiyeho n'ukuntu bashobora kubihindura tukabikubwira kugira ngo uzagerweho mu kizamini cyawe ubifiteho amakuru. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ukanda subscribe hasi, ukeneye code twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789531626 tugufashe gukora code mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe matara? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Aravuga ngo itara ndangamubyimba, B ngo itara ryerekana icyerekezo, C ngo itara ndangaburumbarare, D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. No kuvuga ngo kubera batubwiye ngo ikinyabiziga ndishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe ngo kiretse ku byerekeye amatara akurikira, no kuvuga ko ano matara mwaya bagiye kutubwira akurikira yo ikinyabiziga cyemerewe kugira arenze angahe 2 y'ubwoko bumwe mu byo baduhaye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Hano ari iso cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Murabizi ikinyabiziga gishobora kugira amatara arenga 2 ndangamubyimba, ikinyabiziga gishobora kugira amatara arenga 2 ndangaburumbarare, ndetse gishobora no kugira amatara arenga 2 ndangacyerekezo. Niyo mpamvu duhisemo D ku bisubizo byose ari ukuri. Ndakeka ko aramuzwe hitamo D, ndakeka ko aramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 4 kikarabaza ngo ubugari bwa romoroki ni burenze ubugari bw'ikinyabiziga kiyikura iyo ukuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo ukuruwe n'ibihe binyabiziga? Aravuga ngo igare, B ngo velomoteri, C ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Hano wowe urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ubugari bwa romoroki ni burenze ubugari bw'ikinyabiziga kikura kiretse iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Nibe binyabiziga? Ndakeka ko amazwe itamizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hari igihe uzabona babaje ikibazo neza gutya kivuga ngo ubugari bwa romoroki ni burenze ubugari bw'ikinyabiziga kikura iyo ukuruwe n'ibinyabiziga bikurikira, ubone bavuze ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ariko hano ho duhisemo ko igisozo cy'ukuri ari C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Igihe uzahitamo ko nta gisozo cy'ukuri kirimo, kuri C bazaba bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Niba bavuga ngo idafite uzahitamo D, niba bavuga ngo ifite uzahitamo C. Urabizi hano dukosora ikizame turi kugenda tukubwira ukuntu ibibazo bashobora kubihindura kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka runaka. Hari imyaka umwana ageramo agakubagana. Rero iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere abo bana badafite iyo myaka. Iyihe? Arangwa imyaka 10, B ngo imyaka 12, C ngo imyaka 7, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka kuva kuri 12 kuzamura ntabwo yemewe kwicara kuri ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayemo. Kino kibazo hari igihe bavuze ngo iyo hatarimo indi myanya, cyangwa ubwo mu bakibaje bashyizeho ngo iyo harimo indi myanya, byose uzavuga ko ari imyaka 12. Ndakeka ko aramuzwe hitamo B,
ndakeka uramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikurura n'ibyo binyabiziga ntibishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ariho ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Mbega ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano muri igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kirero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kwitema igiso cy'ukuri, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ni ukuvuga ngo A ni igiso cy'ukuri santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, n'ubugari ntarengwa budakuka bukaba ari metero 2 na santimetero 50. Ndakeka ko uramutse uhitamo rero C, ndakeka uramutse ukandika ku papuro. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko mu kizame nta manota baraguha. Wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko mu kizame nta manota baraguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri kuko haba harimo ibisubizo bibiri. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Hehe ari ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Iyo bavuze iteme ni kimwe no kuvuga ngo ikiraro. Mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. Sega ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, urumva hari umuhanda ufunganye ntabwo wemerewe kudepasa imodoka, ariko kuba bavuze ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse iby'ibiziga bibiri, ubwo bashatse kuvuga ko kudepasa nk'imodoka amakamyo birabujijwe, ariko wadepasa nk'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande ndetse wenda na za velomoteri. Niko ikibazo kitubwira. Rero hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, urumva hari umuhanda ufunganye byabateza ibyago. Hafi y'aho abanyamaguru banyura naho ntabwo biba byemewe kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, urumva hameze nabi. Witondera kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri. Ndakeka uramutse uhitamo rero D, ndakeka uramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ariko kuva he? Ku butaka. Ariko ikinyabiziga kitagize ute kidapakiye, kuko gipakiye gishobora gutsindagira kikigiza hasi. Niyo mpamvu bavuga ngo igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ari aho santimetero 30, B ngo santimetero 40, C ngo santimetero 50, D kavuga ngo metero 1 na santimetero 55. Hari igihe urakibona mu kizami batavuze ngo metero 1 na santimetero 55, bakavuga ngo santimetero 155. Byose ni kimwe, murabizi metero 1 bingana na santimetero 100. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kitagize ute kidapakiye. Ndakeka uramutse uhitamo B, ndakeka uramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ikinyabiziga gifite amatara 2 cyangwa menshi y'ubwoko bumwe. Ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana
kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ese ntibikurikizwa ku yahe matara? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ngo itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ndangaburumbarare, sega ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare, byose nibyo bikaba ari ibisubizo by'ukuri A na B. Hano urabona kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi so kuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kurabana turi buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Uri guhosora kino kizame ukabona ari ikintu kikugoye, ucyandika muri comment ugakanda subscribe kugira ngo nigikiraho uzahita ukibonera kugiye utarindiye ko bagenzi bawe baragusharinga link. Ndakeka ko hano amaze gutemisa cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma. Kino cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma mu ndimi z'amahanga nibyo mwita ngo ni plaque y'ikinyabiziga. Iriya tara rero ribonesha kwa kino cyapa byo ntabwo kirikurikiza rino tegeko kubera ko mubona ko riba riri ukwajyo. Ndakeka ko muzwitamo rero se, ndakeka ko muzwandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba gikozwe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza kino cyapa. Ese kino cyapa gifitiye ishusho? Ese uriko na gifite ishusho y'uruziga? Ese uriko na gifite ishusho ya mpande enye? Ese uriko na gifite ishusho y'urukiramende? Ese uriko na gifite ishusho ya kare cyangwa uriko na gifite ishusho ya mpande eshatu? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo umuzenguruko utukura baravuga ngo mwibara ritukura. Byose ni kimwe kuvuga ngo umuzenguruko utukura cyangwa kuvuga ngo mwirabara ritukura, mwibara ritukura, byose aba ari kimwe. None kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza, hari ibisubizo bine baba baduhaye kuri buri kibazo. Ngo iteme ridahoraho, nababwiye ko iteme ni kimwe no kuvuga ngo ikiraro. Mbega ngo umuhanda utaringaniye, sega ngo umuhanda winjira mu kuzimu, deka ngo ubutaka bworoshye. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza. Ni ingenzi ko wajya kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video nabakoreye ibyapa byo ku mihanda kugira ngo nujye ugera ku bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikoze neza, ni icyapa ubusobanuro bwacyo na bino bibazo byose byiri ku byapa biri mu iyo video mara kuyireba, nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakunanira. Ndakeka ko amaze gutemisa cy'ukuri hano, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Kona umuhanda uri mu tuntu tugiye tuba mutunogo, ibyo bita umuhanda utaringaniye. Mukunda no kubibona kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umuyobozi ko hari icyago bakaguteguza hakiri kare kugira ngo umenye ingamba urafata zaba izo kugabanya umuvuduko cyangwa izindi zakurinda icyago. Ndakeka ko muzwitamo B, ndakeka ko muzwandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba hose mu gihugu. Cyukora ni kimwe, ufata telefoni yawe ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 335 16 tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Iyo ufite ibisabwa nimero y'indangamuntu biba byoroshye, ni mu minota 3 umaze kubona kode. Twamara kugushakira kode tuba tubonye ko ari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame. Ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe kugira ngo nujye ko uzakore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko rero mugiye kutwandikira, mugiye no kuduhamagara kuri izo nimero kugira ngo tubafashemo. Ukeneye kwiga uratwandikira kuri izo nimero 0789 335 16 ukatubwira amasaha kunogeye. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tukakwigisha ukagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali tuba twanakwigana turi kumwe iminsi mike cyane, mu minsi mike uboneka, mwanya mutuboneka tukaboneka tukigana turi kumwe, ahasigaye ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikira muduhamagare ni kuri 0789 335 16 ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka
zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ushobora gusimburwa n'ayo matara. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Arabangwa amatara magufi, mbega ngo amatara ndangaburumbarare, C ikaba ngo amatara yo guhagarara umwanya munini, D ikaba nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. Ese waramuzwe hitamo C? Ese waramuzwe yandika ku papuro utari wahisemo? Ndizera ko nikiramuka kije mu kizame urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Bonye hari ikintu kiri kugugora cyangwa ukagira ikibazo mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa, ndagusobanurira serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe kibu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekeranye cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Baratubwiye ngo bitewe n'ukuntu ibihe bimeze, ni igihe cy'imvura, ntabwo umuyobozi w'ikinyabiziga ari kureba muri metero 200 imbere ye. Rero tuno dutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu cyangwa se ingabo z'igihugu ziri kugendera kuri gahunda, hari ukuntu hagomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga naturuka kure abashe kubabona hakiri kare, amenye ingamba arafata, zaba izo guhagarara kare bagatambuka cyangwa se izo kugabanya umuvuduko kugira ngo atabateza ibyago. Rero bagomba kugaragazwa gute kugira ngo ababone ko batubwiye ko ari mu gihe kibi bitewe n'ukuntu igihe kimeze, hari ibihu byinshi. Arangwa imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Mbega ngo inyuma ni itara ry'umuntu ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Imbere abari itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko usobanukiwe. Hari igihe kino kibazo bajya kukibaza bagahinduramo nk'akantu bakavuga imbere ni itara ry'umuhondo gihita gihinduka. Iyo uvuze imbere ni itara risa n'icunga rishije bihita bihinduka. Imbere abari itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso, hari igihe bavuze ngo ritwariwe ku ruhande rw'iburyo, ngo n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Aho nta giso cy'ukuri kirimo, bazavuga ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko namuze guhitamo A, ndakeka ko namuze kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa biringaniye ku buryo bigira umubare utari gihagwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara bafite amabara akurikira. Abafite amabara asate. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Arangwa amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. Mbega ngo ayinyuma abatukura cyangwa se n'icunga rishije. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ayinyuma basa n'icunga rishije.
hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe inyuma batukura cyangwa se n'icunga rihishije. Ndakeka ko muzitamo rero C, ndakeka ko muzikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ni bihe biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Arango ibinyabiziga ndakumirwa, mbega ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda. Sega ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. Kwibutsa ko nujya mu kizami akaba mu metero 2.1 ni kimwe no kuba bavuze ngo metero 2.10 ko murabizi zere iri inyuma y'akadomo nta wundi mubare ukurikiyeho, byose aba ari kimwe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ibinyabiziga ndakumirwa na B ibinyabiziga bikora ku mihanda ni ibisubizo by'ukuri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko umuzwe witamo iso cy'ukuri, ndakeka ko umuzwe cyandika ku papuro iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa nka za ambulance umva ko ziba zifite ibikoresho by'ihoni bitandukanye n'ibindi binyabiziga. Ko kivuze ihoni ugahita umenya ko ugomba gutanga inzira, ndetse na biriya binyabiziga bikora ku mihanda. Ndakeka ko umuzwe witamo rero D, ndakeka ko umuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niye mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Tegereze neza hano hantu tugeze uri kureba ukuntu hameze. Ugeze mu iri sangano ry'umuhanda uri ko nura murongo urombereje imbere y'ira modoka, na kiriya cyapa kihari cyanditsemo ngo stop. Stop bisobanuye guhagarara. Ese urahagarara byagenda uzote? Ese urahagarara mu bihe bihe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Nuko beri cyari ura murongo akaba na kiriya cyapa. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Arango biragoye kubona neza mu muhanda munini. Mbega umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. Sega ngo ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo hari imirongo iburi ibyago bitunguranye. Nukubera iki hari kiriya cyapa hakaba n'ura murongo urombereje mu muhanda imbere y'ira modoka. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni biragoye kubona neza mu muhanda munini. Tegereze neza ino modoka igiye kwinjira muri muhanda munini ntabwo ari kureba iburyo bwe, ntabwo ari kureba ibumoso bwe. Haba hari ura murongo urombereje kugira ngo nuhagera ubuhagaze, kubera hari n'icyapa kikubwira ngo stop bisobanuye guhagarara. Ubuhagaze niyo nta kinyabiziga urabonye urahagarara. Ukinjira mwa rino sangano ry'umuhanda riri imbere mu muhanda munini witonze uri kubona ko nta kindi kinyabiziga cyaje. Uramaze ukahagarara wabona nta binyabiziga biri kugenda, ukabona kwinjiramo n'ubwitonzi kugira ngo udateza ibyago abo usanzemo. Ndakeka ko muzwitamo rero A biragoye kubona neza mu muhanda munini. Ndakeka ko muzikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ntabwo bwacya ngo uhite ujya mu muhanda ngo utware, oya hari ikintu busabwa. Usabwa iki? Aranga uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. Mbega ngo ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. Sega ngo icyemezo cyiyandikwa cy'ikinyabiziga. Mbega ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ni iki gikenewe muri ibi? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ubukeneye uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, mwebwe mu ndimi z'amahanga nibyo mwita perime. Ukaba ufite ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, ukaba ufite n'icyemezo cyiyandikwa ry'ikinyabiziga. Ndakeka ko muzwitamo D, ndakeka ko muzwandika ku papuro. Ndakeka ko utari wayihisemo nujya mu kizamura akora mu kanya
urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Murabizi uriya murongo urombeje hagati mu muhanda, hari igihe tugera tugasanga uracagaguye, hari n'igihe tugera tugasanga ntabwo ucagaguye. Ese mu gihe ucagaguye ntugomba gukora iki? Araho ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Mbega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Se ngo ugomba guhagarika ikinyabiziga mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Rero mu gihe umurongo wera urombereje hagati mu muhanda ucagaguye, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa cyari, biba ngombwa mu gihe ushaka kunyuranaho. Mu ndimi z'amahanga nibyo mwita kudepasa, cyangwa ugiye gukatira ibumoso, cyangwa ugiye guhindura nk'icyerekezo. Ubu ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda iyo bibaye ngombwa, ariko mu gihe uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ucagaguye. Ndakeka ko muzwitamo B, ndakeka ko muzwandika ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Nkomeje gushimira abantu baba bavuye gukora mukagaruka mukadushimira. Nkomeje gushimira abantu musharinga video zacu kugira ngo n'abandi baze twigane. Murabizi intego yacu no gukora rimwe twita dutsinda, kugira ngo nitugerwaho tuzatsine ku nota hejuru. Rero ikintu gusabwa no gukanda subscribe, ikintu cyose kize ukagira uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ntago ahantu hose wagenda uri kuvuza amahoni, hari ahantu biba bibujijwe. Hehe? Ari ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. Birumvikana ubwo na ahantu basengera. Mbega ngo hafi y'ibitaro, sega ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano rero igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Ntabwo yabyemeye kuvuza amahoni hafi y'ibitaro, ko hari ikinyabiziga kivuza ihoni uri na muzima ukumva birakubangamiye, none wibaze hari abarwayi. Rero birabujijwe kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Abujijwe iki? Ari aho kugenda mu gisate cy'iburyo, beka ngo kunyuranaho, sega ngo kugenda mu gisate cy'ibumoso, deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tigeze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ubujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso. Murabizi mu Rwanda ukinjira mu muhanda uhita ugendera mu ruhande rw'iki rw'iburyo. Ubu rero ubujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Wakoresha igisate cy'ibumoso mu gihe ushaka nko depasa ariko ugahita ugaruka iburyo. Rero ubujijwe kuba wavuga ngo ngiye kugendera mu ruhande rw'ibumoso, biba bibujijwe. Ndakeka ko muzitamo C, ndakeka ko muzikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi kirabaza ngo icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifitiye iki? Ari aho ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Aho ni kuri B. Sega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Aho ni kuri D, kuri C. Naho kuri D bakatubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese kino cyapa kivuga ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo giteye ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira
ikintu ujye kureba video urabara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Kuntu kino cyapa bagishyiraho uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe, waba ugiye kujya mu muhanda ubisikanirwamo bakagishyiraho kubera ko amategeko yo mu nzira y'icyerekezo kimwe no mu muhanda ubisikanirwamo abatandukanye. Niyo mpamvu hano duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ndizera ko kino kizame dukoso yari ikintu kigufashije, uri hafi gukora, ibibazo biri gukunda kugaruka. Ni ingenzi ko wajya urakusura kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Niyo mpamvu uri kubona abantu benshi bari kumbwira ngo bavuye gukora bakoze rimwe batsinze. Nawe ni wowe utahiwe. Kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye urahita ukibonera ku gihe, aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Sharinga zino video ku nshuti zawe zishaka kwiga amategeko y'umuhanda, baze twigane dukore rimwe duhite dutsinda. Kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 335 16 tubigufashe. Mukeneye kwiga tubigufasha, muri mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga turi kumwe tubigufashamo, tukaza tukakureba cyane cyane kuri abantu bakunda ko badafite umwanya uhagije, bafite amasaha umunsi umwe ibiri, tukigana turi kumwe kagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutware cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugira ibihe byiza.